Yesu ashimwe waramutse neza. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, ukubera umunsi mwiza. Ndagushimira ko dukomeje gufatanya uru rugendo rwo kugwiza ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Ni ukugira ngo turisome, ni ukugira ngo turyige, ni ukugira ngo turitekerezeho, ni ukugira ngo dukurikize ibyanditse muri ryo. Bikwiriye kukubera ubuzima, bikwiriye kutubera ubuzima buhojejeho n'ukuri kugeza igihe tuzatahira mu rugo rwo kwa data. Reka dufatanye gusoma. Turimo turasoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cyaho cya 2. Duhereye ku murongo wa mbere. Ngo nuko hahise iminsi asubira i Kapernaumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Mwiko ko mu gice cyabanje twabonye ko Kapernaumu ariho Petero yari atuye. Barashoboka ko none iyi wenda ari inzu ya Petero yasubiyemo. Ntabwo bibiri bivuga neza, ariko dukurikije ko yasubiye i Kapernaumu birashoboka ko urugo nanone ari urugo rwa Petero yari arimo. Benshi bateranira aho buzura inzu, barenga no mu miryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza, kuko abantu bahuzuye basambura hejuru y'inzu aharinganiye naho ari. Bamaze kuhapfumura bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Mwibuke ko ururimi rurakura ndetse rukanakosorwa. Imusi ntabwo tuvuga ikirema, tuvuga umuntu ubana n'ubumuga wenda bwo kumugara amaguru cyangwa se ubumuga butandukanye buza ku mubiri. Uyu rero nawe niko yari ameze, yari afite ubumuga ku mubiri we. Yesu abonye kwizera kwabo abwira uremaye ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Dukunda kuvuga iyi nkuru, ariko cyane cyane ikinejeje ni ishyaka, ni umwete babishyizemo, ni ukwizera bari bafite. Bitwereka ko iteka uyu munsi ibyo bintu byose n'ubundi iyo byahuriye mu mutima w'umuntu nta kabuza azabona Imana. Hari igihe umuntu anebwa, hari igihe yumva igikorwa asabwa gukora gisa nkaho kigoye. Gusenga biravunanye, gushaka Imana biravunanye, muratubura gusoma ijambo ry'Imana ndumva ntaryumva, ese nzabishobora ryari, ese nzabimenya ryari, ariko umuntu ntatere n'intambwe ya mbere. Ariko aba bantu bari bafite umwete, basanze inzu yose iruzuye, barabona ko Yesu niwe bashaka igisubizo, ariko ntibabona ukuntu bari bumugereho, ariko bakoze uko bashoboye uko ariko kose. Nawe umurimo wawe ni ugukora uko ushoboye uko ariko kose, hanyuma Imana izakora uruhare rwayo. Baruriye bacishije umuntu wabo umugaye hejuru. Ku murongo wa 5 Yesu aravuga ngo Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Yesu yahereye ku muzi w'ikibazo, hanyuma araza gukora n'ibindi. Ngo ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mitima yabo bati, ni iki gitumye uyu avuga atyo? Arigereranyije. Ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo. Arababaza ati, ni iki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira iki kirema nti, ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ari ukumubwira nti, byuka wikorere ingobyi yawe utahe? Ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse, byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Bigaragare ko abashigukira Yesu bose imitima yabo itamwizeye kimwe. Aramubwiye ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Bamukurikiye, baje baramushagaye, bateze amatwi ibyo avuga, ariko ntibamwizeye 100%, kuko ntago bazi ko ari we Masiya, ntago bazi ko ari Imana yihinduye umuntu. Niyo mpamvu ku Bayuda byari bimeze nk'igitutsi kuvuga ngo umuntu abasha kubabarira ibyaha, ariko Yesu ababwira uwo ari we. Umwana w'umuntu afite ubutware bwo kubabarira ibyaha abantu. Ndetse yongera ababwira ko mu byo akora n'ubundi nta cyoroshye, habe kubabarira ibyaha, habe gukiza indwara, byose ni imirimo y'ubumana. Ariko bye kutubera nk'uku ngukuntu bari bameze, dugushigukire Yesu nibye, ariko tumwemerere, tumuha agace kamwe, reka tumwizere wese. Aba bantu bari baje kumushaka, biragaragara ko bo bari bamwizeye wese. Aba baciye hejuru bazanye umurwayi wabo, bari bizeye ibyo Yesu ashobora byose. Ariko abandi bantu bari bicaye wenda no mu myanya y'imbere cyangwa se imyanya y'icyubahiro, ntago bari bizeye ibyo Yesu yakora byose. Niyo mpamvu bashobora gutahana igisubizo cy'igice, ariko Yesu batamwemereye ngo akore hose mu buzima bwabo. Ngo arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya asohokera imbere yabo. Nuko bose baratangara bahimbaza Imana, baravuga bati, bene ibi ntabwo twigeze kubibona. Icyampa umutima wawe ugakingukira Imana, kugira ngo imirimo y'Imana ikoreke mu buzima bwawe hatagize agace na kamwe gasigara. Dukomeje ku murongo wa 13. Avayo yongera kunyura iruhande rw'inyanja, abantu bose baza aho ari, arabigisha. Nuko akigenda abona Lewi mwene Arufayo yicayeho yakoresherezaga ikoro. Aramubwira ati, nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu y'uwo bafungura, abakoresha b'ikoro benshi n'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa be, kuko abajyanaga nawe bari benshi. Biratangaje, amaso ya Yesu yuzuye imbabazi, kubona kure kwe kuruta uko twebwe twagarukira.
aciye kuri Lewi cyangwa se uwo twita Matayo, yari umukoresha w'ikoro. Mwibuke ko iki gihe abakoresha b'ikoro cyangwa abasoresha babaga ari abakozi bakorera iyi ngoma y'Abaroma, kandi babaga bameze nk'ikizira kuri bene wabo b'Abayuda. Ni ukuvuga ngo bene wabo b'Abayuda, abantu bakoranaga n'iyo ngoma y'Abaroma bahitaga bashyira ku ruhande, kuko barabatsikamiraga cyane kandi bagakoresha nyine bene wabo kongera gutsikamira bene wabo, bigatuma rero abakorera ingoma y'Abaroma nk'uko Lewi yari afite uno murimo wo gushaka imisoro bayibakuragamo babakamuye cyane, bigatuma bahinduka abanzi n'ikizira. Niyo mpamvu iteka uzasanga bavuga ngo abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha. Ni ukuvuga ngo byari ibintu bifatanye ku Bayuda, abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha bari barashyize mu gatebo kamwe. Ariko Yesu mu mbabazi ze aragenda asanga Lewi. Ni ukuvuga ngo hari abantu twebwe dushobora kurebera inyuma tukabaciraho iteka ntitubahaye n'ubutumwa bwiza, ariko imitima yabo yiteguye guhura n'umwami. Yahamagaye Lewi ntiyajijinganyije, yahise amukurikira. Ni ukuvuga ngo umutima we nawe washakaga Imana, ngahita amukurikira, ndetse ntiyaje wenyine, bicaye mu nzu basangira n'abandi bakoresha b'ikoro n'abandi banyabyaha benshi, ariko bose bafite umutima ukingukiye Imana, witeguye kumva Imana. Ngo abanditsi bo mu Bafarisayo babonye asangira n'abanyabyaha n'abakoresha b'ikoro, babwira abigishwa be bati, mbega asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Yesu abyumvise arababwira ati, abazima si bo bifuza umuvuzi, keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka, keretse abanyabyaha. Umva icyazanye Yesu, ntabwo yazanywe no guhamagara abakiranuka, kereka abanyabyaha. Icyaduha tukagira umutima umeze nk'uwe. Ariko kandi habaho urundi ruhande ruvuga ngo ntabwo yaziye abazima, yaziye abanyabyaha, ariko umuntu agahitamo kwigumira mu byaha. Oya, abagezemo bose araduhindura, adusanga turi abanyabyaha, akaduhindura, akatwigisha inzira ze, tukitoza gutangira kuzigenderamo. Ngo icyo gihe abigishwa ba Yohana n'Abafarisayo birizaga ubusa, nuko baraza baramubaza bati, ni iki gituma abigishwa ba Yohana n'abigishwa b'Abafarisayo biyiriza ubusa, nyamara abigishwa bawe ntibiyirize ubusa? Yesu arabasubiza ati, mbese abasangwa bakwiriza ubusa bakiri kumwe n'umukwe? Bakiri kumwe nawe ntibakwiriza ubusa, ariko iminsi izaza ubwo umukwe azabavanwamo, nibwo bazahera ko babone kwiyiriza ubusa. Hari itsinda rimwe ry'abantu, niba ariko navuga, bakurikiraga Yesu iteka bashaka bamushakaho impamvu, bamushakaho ibibazo, bamushakaho ibitagenze neza. Babanje batangazwa nuko yicarana n'abanyabyaha. Ni gute asangira n'abanyabyaha? Uyu muntu ni muntu ki? Nkaho icyamuzanye atari ugukiza nyine abanyabyaha. Barongera bamuzanyeho izindi nkuru. Kuki abigishwa ba Yohana biyiriza? Kuki Abafarisayo biyiriza? Hanyuma wowe n'abigishwa bawe kwera iki mutiyiriza? Ni ukuvuga ngo baga bamushakaho ikimeze nk'impamvu. Ariko Yesu abasubiza ikintu cy'ingenzi dukwiriye natwe kurebaho n'uyu munsi. Arababwira ngo umukwe agihari, abasangwa ntabwo bakwiriza ubusa. Yakoresheje ijambo rimenyerewe mu gihe cyabo, kuko ubukwe bwo mu Bayuda bwamaraga hafi icyumweru cyose. Bwamaraga icyumweru ari ibirori, ari ukurya, ari ukunywa, ari ukubyina. Ni ukuvuga ngo icyo gihe rero mu minsi y'ibirori ntabwo abantu bakwiriza ubusa, kandi bari mu minsi y'ibirori. Nicyo kigeranyo yabahaye. Ariko aravuga ngo igihe kizagera ubwo umukwe azabakurwamo, igihe Yesu azava muri iyi si akajyanwa, ntiyongere kubana natwe mu mubiri nk'uko yari kumwe nabo. Icyo gihe noneho rero tuzaba dusabwa kwiyiriza. Sinumva rero umuntu uvuga ngo kwiyiriza byararangiye, ngo ntabwo ngo kwica umubiri ngo aribyo bituma Imana inyumva. Ni koko, nta nubwo ari ukwica umubiri, nta nubwo aribyo bituma Imana inyumva, ahubwo ngiye bimpa imbaraga z'umwuka zo guhangana n'ibindwanya bitandukanye biri muri iyi si. Ni discipline ikwiriye abari muri rugendo bose. Ngo ntawe udoda ikiremo cy'igitambaro gishya mu mwenda ushaje, yagira atyo icyo kiremo gishya cyaca uwo mwenda, umwenge ukarushaho kuba mugari. Kandi ntawe usuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje, wagira atyo vino yaturitsa iyo mifuka, vino igasandara hasi, imifuka ikononekara, ahubwo vino y'umutobe isukwa mu mifuka mishya. Yesu yakoreshaga ibigereranyo by'igihe cyacu. Yesu aramutse aje uyu munsi muri iki gihe cyacu, ibi si byo bigereranyo yabakoresha, kuko ibikoresho dukoresha n'ubuzima tubayemo biratandukanye. Ariko niko byari bimeze. Birasaba umuntu wemera, umuntu mushya wemera gusokwamo ibishyashya. Niyo mpamvu abigisha amategeko, Abafarisayo, bari barananiwe kurekura ibya kera ngo bakire ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Bari bafite ibintu byinshi bazi, ariko haje umwuzuro wabyo bananirwa kubyakira. Hanyuma Yesu arimo arababwira ntibishoboka, ntabwo wafata vino nshyashya ngo uyishyire mu mufuka w'uruhu ushaje. Kubera iki? Waramaze gukweduka, waramaze kugira forme runaka itariyo, ku buryo bitari gukundira wahita ucika. Ibishyashya ntabwo byakwirwa muri wo. Ndetse ntawafata umwenda ushaje ngo uteremo ikiremo gishya, cya kiremo kizaca uwo mwenda. Niko bidukwiriye kwemera kuvidurwa cyangwa se gukurwamo, kwemera kuba empty, kugira ngo ibyo Yesu atubwira tubyakire. Kuko Yesu akenshi ijambo rye riraza rigakubita kuri beliefs dusanga ku bintu twizeye, twabwiwe, twizwe, by'umuco, byo twabwiwe, byaza bigakubitaho ibya Yesu bikabura umwanya. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ibya Yesu byongere byuzure muri twebwe, nuko twemera ko ibisanzwemo, ibyo twandujwe n'isi,
ibyo twazaniwe n'ingorane n'ibibazo bitandukanye, yewe hari n'ibyo dukura mu bwenge bitari n'ibyazanywe n'ibibazo, ariko ibya Yesu kugira ngo bigwire muri twebwe nuko twemera kuvidurwa cyangwa se gukurwa mu ibyo ngibyo, twemera kuba imifuka mishyashya yiteguye kwakira vino nshya y'Imana. Dukomeje ku murongo wa 23, nuko ku isabato agenda anyura mu mirima y'amasaka, abigishwa be bakigenda batangira guca amahundo. Abafarisayo baramubaza bati, ni iki gitumye bakora ibizira ku isabato? Arabasubiza ati, ntimwari mwasoma icyo Dawidi yakoze ubwo yifuzaga ashonje we nabo bari kumwe, ko yinjiye mu nzu y'Imana ubwo Abiyatari yari umutambyi mukuru akarya imitsima yo kumurikwa, kandi amategeko atemera ko abandi bayirya keretse abatambyi bonyine, akayiha nabo bari kumwe. Arababwira ati, isabato yabayeho kubw'abantu, abantu si bo babayeho kubw'isabato. Nicyo gituma umwana w'Imana ari umwami w'isabato nayo. Ahangaha iyo dusubiye mu isezerano rya kera nko mu gutegeka kwa 2:23 n'umurongo wa 26, bitwereka ko ku isabato ntabwo wagomba kugenda ngo uteme, ariko umuntu ashonje byari byemewe, cyangwa se n'ikindi gihe ashonje byari byemewe guca no mu murima w'abandi ugakuraho amahundo n'amaboko yawe ukarya. Bitwereke imbabazi z'Imana zitangaje. Ntago amategeko yaremera ku buryo Imana yanga gutabara ubuzima bw'umuntu uri mu kaga. Niyo mpamvu n'iki ngiki Dawidi yakoze cyari cyemewe. Bari bagiye bashonje, ubundi imitsima yaterekewe abatambyi bonyine, ntago byemewe. Ariko gukiza umuntu inzara kugira ngo adapfa byari byemeye ko bakora ku byemerewe gusa abatambyi, ariko kugira ngo umuntu akize umuntu inzara. Ni ukuvuga ngo ntabwo Imana ibandaraye ku mategeko, yitaye ku buzima bw'umuntu. Niyo mpamvu batubwira ahangaha ngo isabato yari yashyiriweho abantu. Ngo arababwira ati, isabato yabayeho kubw'abantu, abantu si bo babayeho kubw'isabato. Nicyo gituma umwana w'umuntu ari umwami w'isabato. Ntabwo isabato yagiyeho kugira ngo abantu baremererwe, bananirwe kuryoherwa. Isabato yari yashyizweho kugira ngo abantu basubizwemo intege nshya mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri, basubizemo imbaraga, bongere bahemburwe. Nicyo cyari cyatumye isabato ijyaho. Ntabwo isabato none uyu munsi abayubahiriza Imana ishimwe, ariko ntabwo yabereho kuremerera abantu ngo ibe amategeko aremereye umuntu ananirwe kunezererwa urugendo. Oya, Imana yayishyiriyeho kubw'abantu kugira ngo abantu bahemburwe. Ingamiya ziruhuka, amatungo aruhuka, niko byari bimeze. Abantu bahemburwa, basubizemo imbaraga. Kandi n'uyu munsi ibice byacu byose bitugize bikeneye guhemburwa. Umuntu akenera guhemburwa mu mwuka kugira umwanya wo kongera gusabana n'Imana. Umuntu akenera guhemburwa mu bugingo, akaba afite imbaraga zo mu marangamutima ye no mu mahitamo ye, adafite igitutu no gutsikamirwa. Umuntu akenera guhemburwa mu mubiri. Umubiri wacu iyo tutawuruhuye urarwara. Ibi byose Imana yabikoreye urukundo ikunda umuntu. Abafarisayo rero bo bahagaze baravuga ngo, kuki abigishwa bawe bakora ibizira ku isabato? Ariko ibyanditswe bo bari barabigorekeye mu gutuma abantu baremererwa. Nyamara byari byemewe ko umuntu yaca amasaka n'amaboko ye adakoresheje umuhoro nk'uri mu isarura. Uze kubisoma mu gitabo cyo gutegeka kwa 2:23. Ariko byari byemewe ko umuntu yaca amahundo. Ibi tubibona nanone mu rukundo rw'Imana rwatumaga basabwa ko nibanasarura imirima batazasubira inyuma kureba ibyasigaye, kugira ngo umukene, ushonje, umunyamahanga, umupfakazi, imfubyi naca mu murima zabone icyarya. Ibi byose biratwereka urukundo rw'Imana. Ku murongo wa 25 kandi hatubwiye ngo, arabasubiza ati, ntimwari mwasoma icyo Dawidi yakoze ubwo yifuzaga ashonje we nabo bari kumwe. Iteka iyo tugiye gusobanura imirongo nk'iyi isa nkaho igoye, ni byiza nanone ko twibuka, nubwo ariko bikwiriye muri Bibiliya, ko twibuka gukoresha context. Kuko nigeze kumva abantu bakoresha uyu murongo kugoreka ubutumwa bwuzuye, niba ariko navuga. Umuntu yabwirwaga ko uwo mugabo atari uwe, ko ariko Imana irimo ibabwira, bamusomera iki cyanditswe. Bivuga ngo Dawidi yaraziruye, ngo nabo bemerewe kuzirura. Ntabwo ibi bintu ari byo. Turebe context. Niko ko Imana ikunda umuntu, Imana ifite imbabazi ku muntu, ariko Imana ntabwo yivuguruza mu ijambo ryayo. Ahangaha Yesu yashaka kwerekana uburyo ubuzima bw'umuntu bukwiriye gukira. Uko Dawidi yabigenje benda kwicwa n'inzara, hanyuma ibyari bigenewe abatambyi bakabifata bakabijya kugira ngo baticwa n'inzara. Ariko ntabwo bivuga ngo uyu munsi ngo turazirura, ngo Imana yaravuze ngo uyu niwe mugabo wawe, ariko noneho urabyemerewe kuzirura. Oya, icyanditswe iyo gikoreshejwe nabi abantu bashobora gukora amahano. Imana itugirire neza. Urakoze kuba mu ijambo ry'Imana. Ugira umunsi mwiza.